Nkenga mayi nubwo yantaye Isabella akagenda kancika gutyo gusa ariko ntago babyoshye mani kwivanamo umuntu mwajyanye ibihe byiza. Reba nkareya mani rero aragukunda cyane. Ho Isabella ni muntu ki kuri wowe just mutubwiye inshuti zawe? Umva mubwire Reya byaba byiza iryo zino utongeye kuribaza Fred. Bagomba kwishyura ibyo bakoze. Ndahari ku bwawe Isabella. Ase we mwabonye ejo ukuntu Reya yagize ubwoba Vanessa amubajije ko akunda Fred. Twese ariko nawe utabugira kuba Reya akunda Fred ntabwo bikora ko Fred ari umuntu kugeraho bitoroshye ibyo nabyo mubyibuke. Mama Fe. Karame. Ese witeguye ingaruka z'ibyo wakoze? Ingaruka? Si ubundi wowe urinde ko aricyo ndi kukubaza. Isabella Fred niki? Isabella? Mubeno? Subure wacu bwabaye. Reya byagenze gute wabaye iki? Reya tubwire gamagare polisi se. Wamubare ukareka kumusaza ukamuha amahoro byibura bwari mu basi. Ndashaka ko dukundana. Fred ndakunda. I think so ko igihe kirageze nyine ngo mbireke. Uziko iyo umuntu ari kwihorera acukura imbebye. Umukobwa witwa Natasha muramaze. Sister amaze kubabona. Sababu igisigaye ni ukubegera cyane. Oya n'umuntu ndeke mwice.